tugiye kwiga nge numvise bikomeye. Hari igihe nja mu cyigisho nibwira ko ndakibwira abandi ngasanga nije bikomereye kurenza mwebwe. Mbese gusenga ni iki? Gusenga bimaze iki? Se gusenga ni umwuga, ni ubunyadini. Ese gusenga ni ugusaba, ni ugushima, ese ni ukugaya, ese ni ukwinginga? Se gusenga ni iki? Kuki tugomba gusenga? Se gusenga ni ukuvuga amagambo meza afite ubupfura bwinshi. Se ni ukuvuga byinshi Imana ikumva mwatonganye. Se ni ukuvuga ijambo rimwe ukayikiza ngo imenye ko nawe wasenze. Ese gusenga muri rusange ni iki? Kuki dusenga? Ese iyo dusenze turasubizwa, Imana irumva. Ese Imana itega amatwi ikumva? Hari igihe njya gusenga ngasenga nkumva ibyo nasenze birangiriye aho mbivugiye, ndikumva nta bindi bikurikiyeho. Nkumva harya nasenze. Ese kuki ubukristo, kuki abantu bizera, kwizera, kuki umwizera agerekaho no gusenga? Iyo dusenze, iyi ndirimbo iratubwira ngo igihe cyiza cyo gusenga kintarura mu magarara, ngo nigiraho datari muganyire ibyo nkennye byose. Mu bihe by'umubabaro nabonye ibimpumuriza, nsinda ibishuko by'umwanzi, nsinda ubukana bw'umwanzi. Ubukana rero, impamvu mvuze ibishuko, ntabwo ubukana bwe bunyura handi atari mu bishuko. Nsinda ubukana bw'umwanzi mu bihe byo gusenga. Ese amasengesho asubizwa mu buhe buryo? Hari igihe dusenga ukumva bisa naho Imana yicecekeye idashaka no kukumva. Hari abayibwira akayibwira amagambo aremereye cyane, akayishakira ibisigo binezeza ngo Imana hari ayihende ubwenge, ndetse akagereka ngo tuguhendahende. Imana reka nguhendahende, wa Mana we mbabarira unyumve. Ukayihendahenda ndetse ukarenga guhendahenda ukinginga. Reka nkwinginge. Hari n'ababivuga mu mvugo nza bati reka twinginge Imana. Kandi koko igihe kiragera wowe ubwawe kuko ibyo usaba utarabyishikiza, ukabanza washiraho no guhendahenda, ariko byanze bikunze uko wabigenza kose Imana isubiza uko ishaka. Ntabwo yagusubiza ishingiye ku byo wavuze. Ndabizi neza hari igihe idusubiza ibyo tudashaka, ndetse ni nayo ngorane dufite hagati yacu n'amasengesho dusenga Imana. Ibihe byinshi ibyo dusaba ntabwo tubihabwa. Hari igihe Imana isubiza ngo ye ndabyemeye. Oya, tegereza. Wasabye ibita ibyepfo, je naguteganirije ibya ruguru. Unsabye ibyo hejuru, je nshaka ko ubona ibyo hasi. Unsabye ubukire, ariko nje narakurebye nsanga ubukene bukubereye. Ntabwo iryo sengesho turaza kuryumva, ariko ntabwo ibyo dusaba byose, ntabwo Imana ibasha kubisubiza uko dushaka. Ndetse hari n'igihe tuyisaba ntivuge yego
ntivuge na oya ahubwo ikicecekera. Mbese wabwirwa n'iki ko Imana yacecetse? Nabyo ugomba kubisaba ngo uhabwe ubusobanuro bw'impamvu ibyo wasabye habayeho guceceka kw'Imana. Gusenga ntabwo ari ubunyadini, si ubuhanga. Hari abazi gusenga isengesho rimwe. Hari umusaza twari dufite yarasengaga buri gihe tukaba tuzi ko izo nteruro ariko arazivuga. Yaravugaga ati: Uwiteka Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Mana ya Daniyeli na Henoki na Eliya, uri Imana ikomeye, uri umugaba w'amahanga, uri rugango rugangaje mu ijuru. Ijuru ni intebe yawe, isi yacu ni intebe y'ibirenge byawe. None Mana uduhe ibyo tugusaba byose mu izina rya Yesu. Ubwo se n'ikindi gihe jewe nabaye umukatolika imyaka myinshi, twari dufite amasengesho yanditse dawe uri mu ijuru, tukayimanuka, ndakuramutsa Mariya, tukayimanuka, ntugire ikindi wongeraho. Hari ubwo twasabwaga kuvuga ndakuramutsa Mariya inshuro 150. Navuga nzakuramutsa Mariya inshuro 150 kubwo kunanirwa kuko ari birebire no kugenda mbara ngo ntahusha. Igihe ndagerera kuri 80, 135, 135, 147, 146 byabaga byaremereye cyane kugeza igihe wumva icyo gihe kigukomereye. Mbese Imana igihe icecetse ubigenza ute? Reka twumve icyo Yesu yavuze. Nshuti zanjye, reka dusome icyo Yesu yatubwiye twebwe abanyamasengesho. Mbese gusenga kwacu kumeze gute? Abigishwa be umunsi umwe basanze batazi gusenga. Basanze we ari gusenga, babirebye basanga ntibazi gusenga. Bageze aho baramubwira bati: Databuja, twigishe gusenga. Nuko arababwira ati: nimusenga muzavuge muti Data wa twese uri mu ijuru. Ngaho nimukomeze twumve. Bose musenze Imana ihimbazwe. Umva rero hano urugero yaduhaye rw'amasengesho. Mariko igice cya 7, Mariko igice cya 7 turasoma duhere ku murongo 24. Akiza umukobwa w'umugore w'umugirikikazi. Akiza umukobwa w'umugirikikazi. Uyu mugore yari afite umukobwa urwaye abadayimoni. Arahaguruka arahava aja mu gihugu cy'Itiro n'i Sidoni. Yinjira mu nzu adashaka ko hagira ubimenya, ariko ntiyabasha kwihisha. Ninde? Agiye kwihisha cyangwa ntarigiye kwihisha? Ndashaka ko biriya
Yesu agiye gukora iki? Ariko bantu b'Imana buriya bimeze bite? Agiye kwihisha nanga agiye mu iteraniro? Mbese Yesu aje yihisha? Tugiye kumureba, hari igihe uje kumusenga agenza ate? Yihisha. Abantu b'Imana ntabwo bari kubyumva ndababonye. Bibiliya yanyu ntabwo ari kivuga. Bibiliya yanje niba yanyuza hatariho mumfashe tujyane ku nteruro twumve igihe Imana yihisha. Se kuyisenga yihishe biroroshe. Wabwirwa n'iki ko yihishe? Urabibwirwa n'iki? Arahaguruka arahava aja mu gihugu cy'Itiro ni Sidoni. Yinjira mu nzu adashaka ko hagira ubimenya, ariko ntiyabasha kwihisha. Uwo mwanya umugore ufite umukobwa muto utewe na dayimoni amwumvise araza. Agenza ate? Araza. Agenza ate? Amwumvise araza. Yamwumvise agiye he? Kwihisha. Ariko mwareka tugasoma Bibiliya twitonze. Ugutega amatwi ukumva ko umuntu agiye kwihisha. Aho yihishe ukahamusanga. Araza. Yikubita imbere y'ibirenge bye. Uwo mugore yari umugirikikazi, ubwoko bwe n'umufoyenike kazi, nuko aramwinginga ngo yirukane dayimoni mu mukobwa we. Aramusaba, aramusenga ngo yirukane dayimoni hehe? Mu mukobwa we. Aramubwira ati reka abana babanze bahage. Reka abana babanze bahage. Niko byanditse? Ari kumusubiza ngo iki? Ngo ndagira igihe gitowe ko abana banze guhaga se uyazasubizwa ryari? Reka manze ngaruke kuyo nteruro. Reka abana babanze bahage. Ese mbaze ikibazo abari muri teraniro, muri abana bahaze? Ntabwo munshubije, muri cecekeye. Abana ba Yesu bagomba kubanza guhaga ni bande? Gweke? N'Abisirayeli barahaze se? Uko mwakurikiranye barariye? Barahaze? None azakizwa ryari? Nategereza. Yesu amwe ngo reka abana babanze bagenze bate bahage, kandi abangaba rwe ngo babanze bahage ahubwo barabyanze no kubirya. Hari igihe dusenga Imana ikadusubirisha amabanga yayo dusabwa kuvumbura kubwo kwizera. Uyu mugore yarateze amatwi neza. Reka abana babanze bagenze bate bahage. Barahaga ryari saba Yuda abafarizayi ntimwumvise guhaga kwabo uko kwari kumeze? Igihe akiza uwavutse ari impumyi, babwiye uwavutse ari impumyi amaze gukira ngo twebwe tuzi ko uwo nguwo ari iki? Ari iki? Twebwe umwarimu wacu ninde? Ni Mose. Abo nibo bana Yesu ari kuvuga. Munshubije ngo iki bantu b'Imana? Nibo Yesu ari kuvuga? None bazarya se? Uri kumva bazarya? Uyu mugore azabona igisubizo nyuma yo guhaga kw'abana. Uwo mugore yari umugira iki rwose? Bisobanuye ngo
yari umunyamahanga. Yesu aramubwira ati reka abana babanze bahage, kuko atari byiza kwenda ibyo kurya by'abana. Iyi mbwa kuko atari byiza kwenda ibyo kurya by'iki by'abana. Bibiliya yawe ivuze ngo iki? Bijugunyira imbwa. Umwana n'imbwa harakizwa nde? Uyu mwana n'iyi mbwa, ninde ufite amahirwe? Ndashaka ko mutega amatwi cyane. N'abantu Imana bari kunkosora nababonye. None se nababajije ikibazo, ubwo rero habonetse umwana n'iki? None se amahirwe ni ay'abana, si amahirwe ni ay'imbwa? Si byiza yuko mfata ibyo kurya ngo nageneye abana ngo mbihereze iki? Imbwa. Hari igihe Imana ikwitira izina ngo igupime, irebe ko urahitamo kwemera ububwa aho kubura umugisha w'Imana. Benshi banze kwemera ububwa bwabo, biyita abana kandi bataravutse. Benshi biyise abana kandi bataragenje bate? Bataravutse. Yesu aravuze ngo iyaba muri abana ba Aburahamu koko mwamukoze nk'uko yakoraga. Yageze hepfo arababwira ati ahubwo niba ari ibyo mukomoka kuri sonde. Se none reka ngarura ibanga. Abana ba Satani n'abana b'imbwa, ufite amahirwe ninde? Bantu b'Imana muri gukwepira izina rirakomeye. Rirakomeye, mbese ububwa buroroshe? Wakwita imbwa wategereza ibisubizo bye. Ndashaka ko mutega amatwi cyane mukumva iki cyerekezo. Mwebwe Mwuka Wera avuga ibyo ntavuze, nje ndi gutanga icyerekezo gusa. Abana ba Aburahamu nyakuri, nuko Yesu aravuga ati arababwira nabo baramubwira bati none kuvuze ko tuzabaturwa, twabaye imbata ryari ko twabaye abana ba Aburahamu, ko Aburahamu ari we data? Yesu arababwira ati rero ntabwo imbata iba mu rugo iteka, mwene nyirarwo niwe urugumamo iteka, ariko umwana n'ababatura muzaba mubatuwe. Baramusubiza bati uratubesheye, ntabwo twigeze tuba imbata z'umuntu uwo ari we wese, twakomeje kuba abana ba Aburahamu. Yesu arababwira ati iyo muba abana ba Aburahamu muba munkunze, kuko nanje nakomotse ku Mana. Arababwira bati natwe turi abana b'Imana. Yesu arababwira ati reka da, iyo muba abana b'Imana kiba turi kujyana, ahubwo igituma mutanyumva ijambo ryanje ritari muri mwe, mukomoka kuri sonde. Aba n'abana. Noneho rero mwe mugere kure, nje ndavuga ibyo nateguye. Noneho babaye abana. Yesu avuze ngo si byiza kwenda ibyo kurya by'iki? Nkabigaburira iki? Nkabigaburira abana b'imbwa? Nkabigaburira imbwa. Uyu mugore rero kuko yari ziziritse ku masezerano, kandi icyo yari ashaka yari agikeneye, ukura mwita kose, ikizamini uratanga cyose, aragisimbuka kubwo kwizera. Umva uko uyu mugore yavuze, nawe aramusubiza ati ni koko mwami. Ahakanye ububwa? Arabuhakanye se? Ni koko mwami.
ndabyemeye. Ariko imbwa nazo reka ndebe ko yabonye ko ari imbwa nawe, ni koko mwami, ariko imbwa nazo ziri munsi y'ameza zirya ubuvungukira bw'iki? Uzi ko abana barira ku meza hejuru batabasha guhaga, imbwa zirira munsi y'ameza zikabona ubugingo buhoraho? Ntimushaka kubyumva, ndababonye ntimunashaka no kubyemera. Ariko icy'Imana igusubiza mu isengesho ryawe ni iri ngiri. Uretse kwibeshya, twebwe uvuze igisekuru cyawe cyagera kwa Aburahamu. Ninde wambwira igisekuru kigeze kuri Aburahamu muri mwebwe? Akakindondekera ati njyewe ndi mwene naka wa naka na naka na naka na naka na naka na te akaba ageze kwa Isaka. Ninde? Murihoreye. No guhora nukuvuga. Yesu igeze kubaza abandi ikibazo nuko ngo bagenza bate uriko baricecekera. Ni koko mwana, ibyo tubwiye nibyo. Impamvu uyu mugore yahawe iki kizamini cyari igipimo cye cyo kwizera. Yesu amubwira amagambo aremereye cyane ngo arebe ko uyu mugore akomeye ku cy'Imana imugenera. Hari Imana gusubirisha ndanzi gumaho. Ndushaka kuba muri gatete, nta mwanya ngufitiye, mfite urugendo rurerure, nzagusubiza ngarutse. Tegereza, ihangane, ndabyemeye. Hari njya kubwira ijambo ritari ryo, nibuze gutega amatwi mu kwizera. Hari umunsi umwe nigeze gusenga Imana turatongana. Nagiye kubwiriza mu gihe cyari igihe cy'umutekano muke icya 1998. Hari iwacu byari ibibazo birebire cyane. Jya kubwiriza mu ntara yitwa Karisimbi, nuko ndazamuka hejuru hagana kwishamba. Hari iteraniro ry'abantu maze kwigisha biraryoha icyo gihe kwari guhumuriza no gukomeza biraryoha. Isaha yo gutaha irandenga. Icyo gihe kwera umutekano muke, imodoka zazaga zibaze z'amataxi, tagisi ya nyuma yazaga iherekejwe n'igifaru. Nta tagisi yakurikiraga igifaru, cyazaga kiri kurinda umutekano, kiri kureba umutekano mu muhanda, imodoka ya nyuma. Nzandi kwiruka mvuye iyo ngeze ahitwa kuyikora, aho ndategerereza tagisi. Bwira Imana nti Imana, nzi yuko ndebye ku isaha, ndavuga nti isaha y'igifaru irenda kugera. Hazigaye tagisi imwe cyangwa ebyiri. Tagisi ugiye kumpaniye mbere ko igifaru kiza. Giye kubona tagisi iti wa irahagarara. Igihagarara mba nashikamye ku muryango. Konvoyeri akingura urugi aje inyuma kuri mitwaro iwari uvuyemo. Umuntu waricaye ku ruhande avamo. Igihe konvoyeri agarutse asanga namaze kuhicara, nitayemo nicaye. Ubwo konvoyeri yaje yunamye yananiwe nabashaka kwicara. Andebye ati mvira mu modoka. Ntabwo ndayivamo. Vamo, ntabwo mvamo. Ndagusabye ngo vamo. Ndikukubwira ko ntaravamo. Tuvuganya amagambo akarishe. Noneho shoferi antera inkunga ati uwo mupasitoro ko yambaye karuvati ati uyu mupasitoro kuki ushaka kumukuramo? Shoferi ati jyamo tugende konvoyeri ahagarara hara kwana ngaho yitware ndasigaye. Aje hari ku ruhande ari hagararira. Ndibindi bikira ndonda vamo ariko ngaho twara ndasigaye. Noneho n'abaturage bari kumvugira barahindura. Batira kugira ngo turaraha vamo rwose. Aho kugira ngo turara hagenze ute vamo rwose. Ntabwo ndavamo. Shoferi nwatumva rero, pastor rero rwose nta kindi gisigaye vamo modoka. Bamvuye pagarara ngahari yambaza Imana ngo iki nicyo gisubizo umpaye ko narimbonye imodoka nasabiye ko yarije kubona iminota isigaye ariyo ya nyuma, ubu unshubije ute?
ndivovota rwose ko Imana inshubije nabi. Imodoka, shoferi na konvoyeri bahagurutse batumvikana, umwe akuye undi kwizima, undi nawe yumva agize umubabaro ko bamuhinduriye ibitekerezo, maze shoferi atwara imodoka mu buryo bw'uburakari, akata amakorosi kuva kwikora n'umubande umanuka uzi Musanze, agomba gukata amakorosi muri Nsakira. Kubera umuvuduko n'umubabaro ibyabaye ntawarubara. Nyuma y'amasegonda make haza imodoka ya tagisi ishoreranye n'igifaro, irimo abantu 7 gusa. Ndahagarika, irahagarara n'igifaro gisa n'ikigenje makeya, nijugunyamo ku gifaro kiri kugisuruka ngo igende, irashwoye kura ikasi korosi rya mbere rya kabiri. Tubona abantu bamanuka mu misozi hejuru bavuza induru, tubona n'umwotsi mwinshi ucumba mu gashamba kari hasi. Naho yatagisi dukurikiye yayindi nakuwemo ntabwo yakomeje umuhanda, harokotsemo akana kari mu mugongo wa nyina. Shoferi, konvoyeri, abandi babagenzi bose bambwe bati vamo. Hari igihe Imana dusubiza oya tukarakara, ariko oya ari idukwiriye. Si byiza gufata ibyo kurya by'abana ngo mbihereze iki imbwa irangitiye ayo magambo umbwiye arakarishe, ariko icyo nkeneye kirenze ijambo rikomeye umbwiye. Hari igihe umuntu umushonji umubwira nabi, ariko reba ibyo kurya byawe byiwawe atumva, nubwo urantuka umare kunduka umpenige. Ibitutsi biranyura mu matwi, ariko nkeneye binyura mu kanwa. Hari igihe Yesu rero agusubirisha icyo udashaka ukivovota, ariko uyu mugore umva ngo nawe aramubwira ati ye ni koko mwami, ariko imbwa nazo ziri munsi y'ameza zirya ubuvungukira bw'abana. Arababwira ati ubwo uvuze utyo igendere, genza ute igendere, dayimoni avuye mu mukobwa wawe. Mbabazi cyose igisubizo duhabwa tucyakira dute? Ubwirwa n'iki ko washubijwe? Kwizera nukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Kwizera niko kuduhamiriza ko ibyo tutareba ari iby'ukuri. Ibyo tutareba, twebwe turashaka Imana isubirisha ibyo tureba. Ushobora gusaba ibirayi, Imana ikaguha amazi. Uti ko nasabye ibirayi umpaye amazi ute? Wasaba amazi ikaguha ibirayi, ko nshaka amazi ukampa ibirayi. Urasaba kujya hejuru ikagushira hasi, wasaba hasi igashira hejuru. Mbese uyu mugore ntimwumva kwizera? Ntimwumva uburemere bwo kwizera? Asubira mu nzu ye, asanga wa mwana aryamye ku buriri, dayimoni yagenje ite yavuyemo. Ariko igisubizo cye cyavuye mu bintu byoroshe. Yamwise izina riremereye, ariko we arashikama. Reka dusome Luka 18 twerekere ku musozo. Umugani w'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije. Ijambo kugenza gute? Gutitiriza. Abacira umugani wo kubigisha uko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati habayeho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Mumwumve neza. Habayeho umucamanza umwe mu mudugudu utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati
ndengera ku mwanzi wanje amara iminsi atemera. Ndengera ku mwanzi wanje, ndengera ku mwanzi wanje, ndengera ku mwanzi wanje. Uyu mugore w'umupfakazi ntabwo yaje umunsi umwe, yaje iminsi myinshi, buri gitondo ntamwiteho, ntamusubize, ntamwiteho, ntamusubize. Ariko uyu mupfakazi agahora yicaye ku muryango we buri gitondo. Nasomye amagambo mu gitabo kimwe avuga cy'imigani ivuga ngo byageze igihe uyu mucamanza igihe aryamye bije buja guca akumva ati wa mugore byanze bikunze anariye ani hariya ku muryango. Umva, aranduhije, arandembeje, uyu munsi kugira ngo ngira gatotsi adahora aza kundushya, uyu munsi ndamurengera. Nuko rero Yesu rero atwigisha aya magambo ashaka ko natwe dutitiriza twe kuva aho hantu, keretse tubanje twabona ic'Imana idusaba, ico dusabwa, ico tuyisaba. Nuko umwami Yesu arabaza ati, ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze ngo iki? Ngo ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahora azi iminsi yose akandushya. Amurengera ko gukiranuka? Ndamurengera iminsi yose aranduhije, ntiyasibaga. Nuko rero yamurengeye kubw'uburembe. Nese n'Imana izadusubiza kuko tuyirembeje? Oya, kwizera kuzaduha ibisubizo Imana yaduhaye. Turasenga tukabura kwizera, ariko iyo tumaze gusenga dutitiriza Imana, kwizera niko gukurikiraho kukadukururira amasezerano y'Imana, kukatubwira ngo ndabyemeye, kira, tegereza, ihangane, aregana, oya urayikwiye. Nigeze gusoma igitekerezo cy'umugore wari ku rugendo, yagomba kuza mu ndege n'umugabo yagombaga kuza mu ndege ya Ethiopian iri muri Ethiopia Addis Ababa. Maze uyu mugabo nasomye Addis Ababa muri Ethiopia, nuko afite tike. Noneho indege yica gahunda, yishe gahunda, ihaguruka ku minota itanditse kuri tike ye. Umugabo azayiringiye tike ye, areba ku masaha asanga igihe kitaragera. Ahageze baramubwira ati indege iragurutse ngiriya. Arivovota, arababara, aje mu bashinzwe iby'ingendo z'indege abatonganya, akerekana isaha, akerekana n'igihe, nuko ari umunyakuri. Ahamagara inzego zishinzwe umutekano, zisa naho zitegura ikirego agomba kugaruza umutungo we nanga igihombo cyose agize. Agitongana ari muri biro, agitongana ari muri biro. Ubutumwa bw'abashinzwe inzira zo mu kirere berekana ubutumwa hariya ku kibuga cy'indege ko ya ndege yamaze guturikira mu kirere, iri guhira mu gishanga kiri hasi aho. Abashinzwe kwakira ikirego cye bamwereka message batahubwo iyi ndege uri kwifuza kukujyana mu bagenzi bari bayirimo nta n'umusigaye ku isi. Yasabaga gupfa atabizi. Dukwiriye kuja turekera Imana uburenganzira bwayo mu mibereho yacu. Bya somo rivuga ngo bye kubuko dushaka ahubwo bibe uko ushaka. Iyo wakuruye isengesho ryawe ukarigeza kuri urwo rwego, ubu bwije Imana ukuri. Na Yesu niko yasenze, yaravuze ati data, iki gikombe, kuko cyari gishaririye cyane, iki gikombe ndebe imbere yanjye,
ntabwo wakindenza ngo gikurure iminsi kize hirya yaho. Mu nteruro yakoresheje harimo iyivuga ngo ariko bye kuba uko nshaka ahubwo bibe ukugenje ute ushaka. None se tujya twemera ubushake bw'Imana? Kwizera ariko kutubasha kwemera ubushake bw'Imana, ariko iteka dusenga dushaka ko ibyo dusabye bimera uko dushaka. Ngiye ingorane dufite mu masengesho yacu. Bibiliya iravuga ngo murasaba ntimuhabwe, mwuzuze uko musaba. Hasi yaho ngo iki? Hasi iyo nteruro ko musaba nabi hari iki? Ko mushaka kubyahisha iki? Irari ryanyu. Turasaba ariko tugasaba ngo Imana ntirenge ku byo tuvuze, ibyo dushaka ari byikora. Itabikora ntitube mu masezerano yayo. Yesu aravuze ngo none ntabwo mwumvise iby'uyu mucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, mbese Imana yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira ukuri yuko izazirengera vuba. Ngo iki? Vuba. Vuba se y'Imana ni kuwa kangahe? Vuba y'Imana mu rwego ni sangahe? Vuba y'Imana ni sangahe? Ishobora kuba vuba mu myaka 20. Yaba vuba nyuma y'imyaka 50. Yaba vuba kugeza ku gusinzira kwawe, igutandukanije n'isi. Izazirengera. Hepfo muzasanga iyi nteruro ivuga ngo nariko se umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Mbese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi? Amasengesho adafite kwizera ntashobora gutegereza ibyo Imana ishaka. Mperutse kubwira abantu b'Imana ndi aya masengesho turiho dusenga amwe arayobye. Munwa yapfukamye abwira Imana, arapfukama arabwira ati muri riteraniro yari yahamagaye abantu bafite ibibazo n'ababuze urubyaro, bose baraza barapfukama imbere ye arasenga. Imana, aba bantu turashaka impinja zabo muri iyi minsi ya vuba cyane, tuti amen, ni abana babo turashaka umwana rere. Twaravuga Imana ishobora gusubiza yego cyangwa oya. Nicyo gitumye Yesu asoza avuga ngo mbese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi? Hariho umwanditsi wanditse ngo ye kwizera kuzaba kukiriho, ngo ariko ari guke cyane. Kwizera niko kuduhuza n'amasezerano y'Imana. Kwizera niko kuduhuza n'iby'Imana ishaka muri twebwe. Kwizera niko gutuma tubona Imana hafi yacu. Kwizera niko gutuma gutegereza kwacu dushobora kwihangana. Udafite kwizera ntashobora gutegereza yihanganye. Byasomo twize ngo ariko uje ukiranuka ugeze kugupfa, nanje nzaguha ikamba ry'iki? Igihe Imana isubirishije urupfu, amasengesho yose twasenze iyo asubirishijwe urupfu, niho rya jambo riri mu Byahishuwe riba risohoye ngo mu Byahishuwe 14 hari ijambo rikomeye cyane njya nkunda cyewe, ndarikunda cyane. Ibyahishuwe igice cya 14 ndi gukiye ku murongo wa 13. Nibyo? Ngwiki munshubije ngwiki? Numva ijwi rivugiye mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa
abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe arahamya ati ngwikira impamvu iri somo ryahamijwe n'ubutatu butagatifu, ubutatu bwera. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfire hehe? Muri Kristo, bapfire mu mwami. Nuko mwuka arahamya ngo ngo baruhuke iki? Imihati yabo, kuko imirimo yabo irabakurikiye ijyanye nabo. Niko gusubiza kw'isengesho ry'abizera kwa nyuma. Ibitari ibyo rwose dushaka ko dusubirishwa amakoti, amashati, amafaranga, imirima, ibibanza n'ibindi byacu dushaka kwayisha irari ryacu, ntabwo Imana izita ku byo twifuza, izita ku byo dukeneye. Imana yacu ubwo rero izita ku byo dukeneye mu gusenga kwacu, tuje twiringira ngo Mana, noneho rero tumaze kuvuga ibyo twifuza mu bwenge bwacu, ariko ubwenge bwawe ni burebure, turobanurire ubidukwiriye, ubidehere mu izina rya Yesu. Reka muri uyu mugoroba ariko biba ku bwa Yesu umukiza wacu. Bangahe basaba Imana ngo Mana, ibyo twifuza bijyane n'ubushake bwawe ku bwa Yesu umukiza wacu. Uwiteka nadukorera ibyo twifuza ku bwa Yesu umukiza wacu.